Ese ashimwe cyane inshuti za Madrine Mando ikaze nanone kuri iyi episode. Uwiteka Imana ashimwe cyane. Igihe cyari kibaye kirekire mu by'ukuri narabuze kubw'impamvu zitandukanye, ariko hamwe n'ubuntu bw'Imana nagarutse. Ubundi cyano nyitangira mu by'ukuri ntabwo ari ikintu nicaye ngo ntekerezeho. Imana yambwiye kuyitangira byihuse, ndavuga ko se kubera iki cyano nzashyiraho iki, ni intego yayo ni iyi. Imana irambwira ngo icyano ntabwo ari iyawe, ni iyanjye. Ndayitangira, ariko icyo gihe nta nubwo nari nzi ko ngiye kujya mu mahanga. So ivugabutumwa nari nsanzwe nkora, nari ndi mu rusengero, nari mfite ubuntu bwo guhagarara ku gatuti hatandukanye. So ntabwo nari nzi ko ngiye kujya mu buzima bwa online. Cyane ndayitangira rero nyuma yigira ngo igihe kingana n'ukwezi nibwo nagiye muri Amerika. Rero basically nayitangiye ari ubuhamya kuko nari mfite bwinshi cyane, n'ubu ndabufite. Hanyuma rero igihe kiza kugera ubuhamya busa nk'uburangiye, sinzi ariko nabyita. Muri 2019 Imana yarambwiye ngo ministeri yanjye ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi, ni ubuzima ncamo buri munsi. So ni ukuvuga ngo ubuhamya bwanjye mbukura mu buzima ncamo buri munsi. Amashuri yanjye nyigiraho, nyigira mu rugo, nyigira ku batandukanye, nyigira mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Niho mbonera Imana, niho mbonera ukuboko kwayo, niho ntererwa, niho ntabarirwa. Mbese ni ukuvuga ngo ubuhamya bwanjye bwinshi mbubonera mu buzima bwanjye bwa buri munsi. So hari hashize igihe rero hamwe no gusaba Imana ngo impe imbaraga z'umutima. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye. Ndavuga Mana, ndumva nkeneye imbaraga nyinshi ziruta izo mfite. Nuko igihe naherutse hano rero nari nababwiye ni ndaje n'ubuhamya. Ubuhamya n'ukuri ndabufite ku buryo ntazi naho ntangirira. Hari igihe mvuga nti wenda ubu byaba ari kare, ubu ndacyarimo gushakisha uburyo, ariko nzagenda mbahereza akantu kamwe ku kandi. Kuko muri iki gitondo nibwo narimo kubaza Imana, ndavuga ko se iyi cano ndakomeza n'ubuhamya gusa, nzigisha, turabigenza gute? Kuko iyi cano ni iyawe, ntabwo ari iyanjye, kandi nkunda kubaha ikintu Imana imbwiye. Nuko rero ubwo mu bisubizo nabonye ubuhamya burakomeje nk'uko yambwiye muri 2019 ngo ministeri yanjye ishingiye ku buzima ncamo buri munsi. Ubuhamya burakomeje no kwigisha. Nibwo nzajya nshingiraho nkigisha, nibwo nzajya nshingiraho nkahugura, nibwo nzajya nshingiraho nkasubizamo imbaraga abandi, nibwo nzajya nshingiraho, kubera yuko hari impamvu Imana itwigisha amashuri runaka. Buri gihe njya mvuga ko buri shuri ryose riza mu buzima bwawe riba rifite impamvu. Hari aho ikigeragezo kiba gishaka kugukura kikanakugeza. So mu minsi ishize natekereje, ndavuga ariko nshobora kuba narashyize amaso cyane ku kigeragezo nkibagirwa kwita ku isomo rikirimo. Ubundi Imana nicyo ushaka kunyigisha? Urumva, naratekereje ndatekereza, ndavuga ariko amaso nayashyize cyane ku kigeragezo, sinayashyira ku Imana ishaka kunyigisha muri icyo kigeragezo. Kuki ishaka kunkuramo? Kuki ishaka ngo kizabera abandi ingirakamaro, gikomeza abandi? So ndavuga nkwiriye gutekereza ku kintu Imana ishaka kunyigisha muri iyi situwasiyo y'ubupfakazi. Amezi agiye kuba 12 ahari, umwaka uri hafi gushira. Niko navuga mu kwezi gutaha umwaka uzaburangiye mfakaye. Mbonye ukuboko kw'Imana, mbonye ubuhamya bwinshi cyane, mbonye neza y'Imana, kandi n'ubundi ndayibona buri munsi. Imana turabana umunsi ku wundi, n'ubu ngubu hano arahaje. So inshuti zanjye rero ntagiye muri byinshi,
ubuhamya nuko nguko burakomeje nzajya ariko ngiye kuzajya nkora video ngufi cyane kuko setting turimo ntago byoroshye kuba n'uwabona n'umwanya ucecetse wenyine kubera yuko ubundi bidakunda biba bitoroshye nk'ubu byakunze kuko abana bari ku ishuri undi arasinziriye so ariko yakanguka umunota uwo ari wo wose ntago rero akenshi muzajya nk'uko mwajyaga mubibona hari igihe uba uri kumwe nawe ubundi nabaga muhetse ariko nanone mumenye ngo ubu yarakuze ntabwo akiri umubebe wishyira mu mugongo ni umwana mukuru imyaka igiye kubitata abashaka kwirukanka abashaka gukina so hari igihe rero bitaba ngombwa ko tuzana hano takwicara ngo gume hamwe so nimuzajya mwumva urusaku rero mujye mugihanganira ndi umubyeyi kandi n'umurimo w'Imana ugomba gukomeza iki gitondo rero nasabye Imana ijambo ndavuga ngo se ko nsubiye guhamya ndabimenye ko bigomba kugenda ntangirire kuki mpere hehe ndavuga mpijambo ndibuganire n'ubwoko bwawe mbasuhuze muri iryo jambo ndabamenyesha ko ngarutse nuko abana ijambo riri muri Nehemiya igice cya 3 noneho rero Nehemiya igice cya 3 urebye na amazina yabubatsi amazina yabubatsi nta nubwo nagisomye byose nasomye ndavuga se Mana hari cyanditswe usoma ukumvuza ngo ntago gifatiranye nawe ntacyo wakura muri situation yawe ariko nigeze numva umuvuga butumwe umwe wamfashije mu minsi yashize yaravuze ngo isoma Bibiliya ukagera ahantu usoma wumva ibintu biteye ukuntu umenya ngo inkiki uko bazubatse ukumva bidafatiranye n'ibyawe aravuga ngo ubundi urabanza ugapozinga ugatekereza ndabona miki muri iki cyanditswe muri iki karakteri y'Imana ni iyi ese byagenze gute avuga muri buri chapter yose ya Bibiliya hari ikintu ubonamo nanjye rero nayishyize ku ruhande ndabanza navuga ubundi mwuka wera n'icyo urimo kumbwira muri iki gitabo amazina yabubatsi ndayakoresha iki ndayavugisha iki nanjye numva simbisobanukirwa numva iyo usabye umwuka wo guhishurirwa rero nyine urahishurirwa nuko ubwo rero nongeye kwibutswa ko uko Nehemiya yafashe umwanzuro wo kubibwira umwami akamuha urwandiko akambuka process yari afite ntago yagiye bwiye abantu benshi yo kubaka atangiye iyo process yo kubaka ababwiye ngo bakomere bubake urabona ku gice cya kabiri umwami yaramwohereje ku murongo wa 9 Nehemiya ajya kureba inkike zasenyutse ku murongo wa 17 Nehemiya akomeza abantu ngo bubake nuko rero abantu barabapanze mu buryo runaka ku buryo bamwe bahagutse ngiye gusoma umurongo wa mbere gusa umurongo wa mbere ku gice cya 3 hanyuma n'uwa 2 wumve icyo ndimo kuvuga bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi bubaka irembo ry'intama bararyeza bateraho inzugi zaryo baraheza bahereye ku munara w'ihameya bakageza ku munara wa Hananeli uwa kabiri murongo wa 2 abagabo b'i Yeriko nibo bakurikiragaho bubaka kandi Zakuri mwene Imuri niwe wakurikiragaho yubaka ibintu byari mu murongo aba barubakaga igice cyabo bagisoza uyakubaka igice cya 3 ni igice kirekire cyane ariko bose bagenda bavuga ngo uyu niwe wakurikiragaho kugeza ku murongo wa 38 na 36 ya 36 niho Nehemiya avuga ngo nuko ndasenga nti Mana yacu umva uko dusuzuguwe icyo gihe Tobiya w'Umwamoni yari kumwe nawe hari amagambo yamubwiye muri 35 okay kaba ariho mpera kandi Tobiya w'Umwamoni yari kumwe nawe aravuga ati nibyo bubaka ibyo ingunzu nibyurira izasenya iyo nkike yabo y'amabuye urumva ayo magambo yaramubafashe nuko ndasenga nti Mana yacu umva uko dususuguwe ibitutsi badututse abe ari bo bihama ubatange banyagwe bajyanywe mu gihugu babe abanyagano
kandi ntugatwikire gukiranirwa kwabo n'icyaha cyabo ntikigahanagurwe imbere yawe kuko babaye ikigusha kububatsi. Nuko twubaka inkike yose turayihuza, ariko yari igicagase kuko abantu bari bagize umwete wo gukora. Inkike yavuyeho iruzura, ariko bayubatse mu murongo. Hubakaga uyu akubakaho igice cye, uyu akubakaho iki, uyu akubakaho iki. Ubwo rero nakomeje gusobanurirwa ko muri uyu murimo w'Imana ntabwo ibintu byose wabikora, ntabwo ibintu byose wabikora. Buri muntu wese afite agace yubakaho. Abahanura barahanura, abigisha ijambo bakaryigisha, abatanga ubuhamya bakabutanga, abaririmba bakaririmba, abaramya bakaramya. Twese tugahuriza hamwe tukubaka umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ukamarira abandi bantu. Ubutumwa bwiza rero ntabwo ari ukuririmba gusa, ntabwo ari ugusenga gusa, ntabwo ari ukwinjinga, ntabwo ari ugusengera abarwayi gusa, ntabwo ari ukubwiriza gusa. Twese buri muntu afite ako ashyiraho. Namaze kubisobanukirwa ndavuga wow, uzi koko wa muganizo nanjye ndakeneye gushyiraho ibuye ryanjye, nkubaka agace kanjye. Niba Imana imbwiriye gutanga ubuhamya, mbikiranukemo, nubake neza igice cyanjye ku nkike, kugira ngo n'abandi bubake twese inkike zuzure. Mwene data rero nawe sinzi icyo wahawe gukora, sinzi icyo Imana ikubwira gukora, nawe gikiranukemo wubake uruhande rwawe, n'undi yubaka urwe, n'undi yubaka urwe, inkike ihagarare. Uwiteka Imana rero akomeze kuba mpera umugisha. Reka ngarukira ahangaha naho ubutaha. Shalom.